gusobanura ibigoye kuri njye biba byoroshye cyane, ntabwo binsaba kwivuna. Tugarutse yitwa Queens, ni muri New York, ni muri Amerika. Ejo bundi cyagiye filime mumbaza ngo ese ngo ko filime zidasohoka, niho narindi bahita Queens, ni muri New York. Tugaruka kabari bita House of Pine Jazz, bongeye barahafungura, ni grand reopening, bongeye barahafungura. Nakabari turi mu ibara, kabari turimo wa mugabo dutangiye barasifotoye imanitsemo, kumbe hano ruri kwikinana, bamwita Michael J. White, nirwanyisha uyu mugabo turamuzi no ari gukina. Barman wo mukina ari he? Name's Evo from the Ukraine. Wo turi gukina na hano umukino yitwa Evo, ari muri Ukraine. Sasa hano rukuntu ino mikino ya chess umuntu ashobora kuba yayifata akagenda we agakina, n'undi akamenya uko byagenze akamuzana, n'undi agakomereza uko byari bimeze. Sasa uyu mugabo ari kwikinana ariko bahanganye nubwo atari hano, yitwa Evo, ari muri Ukraine, ku buryo uyu mugabo ashobora kumushyiriraho agakomereza cyangwa se nakaba yanabibona ko bari gukina. 6 moves. Maze kumutsinda move 6. Make that 4. Oya reka tuzigirenye nako tuzigirenye. Menye ariko beshya arakina. Usanga umugabo ari gukina yashishikaye, kumba ari gukina na mugenzi we udahari, mugenzi we yaza agakomerezaho. Closed mouth don't get fed, right? Wa mugenga umuntu ufunzwe cyangwa se umuntu ufunze ntabwo ujya ugaburirwa. Ngiye filime yanjye iri gutangira iminota byibura nk'icumi ya mbere 20, mfata udupoze twinshi kugira ngo musobanukirwe. Sasa uyu mugabo yakomeje kureba urwana rw'uruseriveri ruri muri aka kabari, rwakomeje kumwitegereza rucecetse, ariko rubwira ati warwana we, umuntu ufunze cyangwa se umuntu ucecetse ntabwo bawugaburira. Mbega ni kumubwira ati vuga icyo ushaka kuvuga. What's on your mind, Nef, mwishwa wanjye n'iki kikuri mu mutwe mbwira. Back door like I asked you to. Rwana urwishywa rwe. Cyo nashakaga. Grew up hearing all these stories about you. Nagiye nkumva inkuru nyinshi. Watch you playing chess with someone. And it doesn't seem to match up with the none nkubonye uri gukina chess, none urabona ntameze nk'aba bantu bakagombye kuba bakina golf and chess playing negro you see before. Cyangwa wenda sasa urwana rumubwiye ati wa mugabo nagiye nkumvaho kenshi, uri umugabo kandi ufite icyo bapfana, uyu ni umwishywa we, ati nagiye nkumvaho kenshi, ati ariko nkubonye uri gukina chess, turabona bidakwiye ko nakina chess ntari na yamaniga kina golf. I mean, cyo nshaka kuvuga Afghanistan special ops. Barambwiye ngo muri Afghanistan wari umusirikare uri special ops, ajya kuri zo operation ziyambaye cyane. Crazy Black Rambo for bajyaga bavuga ngo uri Crazy Black Rambo, mbavuga mbega ngo uri Rambo umwirabura w'umusazi. Rambo b'Ikigali n'umwe ubundi muramwumva ati, bajyaga bambwira ngo uri Rambo umwirabura w'umusazi ngurenze undi Rambo b'Ikigali muri kumwumva. All the street fighter stories. Bagiye bambwira inkuru zo kumanda ukuntu wajya gurwana kera. Sasa urwana uyu mugabo arubereye onkere ni tonto waro, ariko urwana menya rwa rumaze igihe rutabona uyu mugabo, rumubonye ari gukina atuje yambaye neza, ruri kuvuga ati wa mugabo ko bambwiye ngo uzuri umusirikare muri Afghanistan ukubita imihanda yose, ukubita barara ngo bakwitaga na Rambo, bite ko mbona bitagusa. Look, reba people tend to exaggerate things because they have a need to believe in myths. Ati abantu ubundi bakunze kugira akamere yabo, cyangwa se abantu bakunze kwiremamo umuco wo gukabya ibintu bitewe nuko bashaka kwizera ibintu bitabaho. Bya bintu usanga umuntu yizera ibintu bitabaho, ngo hariyo ngo inkoko ziguruka, ngo inkoko y'inkuba, nyine abantu bakizera ibintu bitabaho. Ati abantu bakunze gukabya buriya barankabiriza ngo ndi Rambo. I am no Superman. I'm not Superman. Of a fighter. Ntabwo ndi nirwanya ibintu byo kurwana simbikunda. Now he's the real badass. Ahubwo uyu nguyu tonto wawe kandi niwe windwanya. Wibuka umugabo dutangiranye barasa. Umugabo dutangiranye barasa witwa Cody. Niwe aravuga ati ahubwo uyu Cody niwe windwanyiye hatari, niwe urenze. For good next week. And since icyumweru gitanagaruka kandi tuzasubira nibwo uzabona Karenzi. To hear all of Uncle Cody's tall tales first hand. Uncle Cody niwe uzakubwira ibyo byose razabigusobanurira. Cody uyu mugabo ari kuvuga nagazi ko Cody bamwishe. Cody nazana niwe uzabigusobanurira. Now you need to dump the trash like I asked you to so I can get you back home, because I do not want to hear my sister's mouth. Ati rero genda umene iyo myanda uhita ukinga umuryango utahe, sinshaka kumva mushiki wanjye ansakuriza ngo umwana we namutindije mu kabari ari gukora. Uyu mugabo niwe nyiri kabari, ururwana n'urwana rwa mushiki we nirwo rwari kumuhata ibibazo. Sasa ari kurubwira urangiza akazi vuba rutahe, mushiki we ataza kumusakuriza. Umwana ajya kumena ibintu kirahora abandi binjiye bagonga wa mwana, uyabona bamugongeye umwishywa. Ni ikibazo umwana wa mushiki wawe abarara barinjira bamwigongesha, birababaza uzi kukubita. A beloved Carmine's is now a fucking mooley hipster joint. Akabari kacu ka Comrade abarara bamaze kugahindura mwana dore ukuntu bakagize. Sasa uyu mugabo wibuke twabonye kano kabari badutangira filime ni opening, bongeye baragafungura nyine bivuze ko uyu mwirabura yakaguze nake yongeye aragafungura kari karafunze. Sasa aka kabari kaoze abano barara bakazi bano binjiye, umva amagambo. Hell no, not on my fucking watch.
Who wants this joint? ninde nyiri kano kabari oya yaramwiyereka ntabwo ari ngombwa uvuga umuhanga wo kuvuga ntabwo abumbura umunwa I'm a businessman. tumenye business Down for 20K about what you paid? ati aka kabari amafaranga yose wakaguze ndongeraho 20k cyangwa se 20,000 nkungure gukubita inyungu kano kabari ukave mu mva amagambo Up, set up in Bushwick or somewhere the fuck else? ati ndakungura 20,000 by'idolari ku mafaranga waguze kano kabari usohoke muri aka kabari wajya gushinga akabari mu bihuru wajya gushinga ahandi ari hose nakeneye no kumenya abagabo binjiye bafite agasuzuguro ibaze gusanga umuntu waguze akabari ari kubwira ati ndakungura 20,000 uhita usohoka muri kano kabari ugende wajya gushinga akabari mu bihuru wajya hehe uyu mugabo urumva aba yiyizeye umuntu winjiye ukubwira gutyo Well, capiche? kapish ubundi ni slang ikoreshwa muri Amerika no kuvuga ngo uri kunyumva mwana kapish cyangwa se ni nka understood uranyumva nyine ubwo murabizi ngerega ntabwo nzi icyongereza gusa nzi na slang zaho z'imihanda zayo ese ko nize neza shaho nanabaye No capiche. ntabwo nkumvishije ubwo harabo uzasanga bagusobanuye filime ntibamenye ibyo bintu icyo bisobanuye uyu nawe arabwira ati rero ibyo muri kuvuga no capiche ntabwo nabumvishije pe cyo ni icyongereza cy'imihanda yaho ntabwo ari buri muntu ubukiza You gentlemen have a good night. We're closed. ahubwo mugira ijoro ryiza twafunze akabari You know who this is? ariko uyu zuba ari we buretse uyu mundekere uwo bari kumenyera twumvisha umwishywa bamubwira ko bambwiye ngo urirambo w'umwirabura ngo ukubita uwo bari kumenyera aratuje yiguriye akabari ke ari kwirukana abagabo ati mwansohokeye mu kabari ko twafunze inaha oya bivamo What's your name, wise guy? witwa nde munyabwenge Pain. pain baramuseka How fucking appropriate. umva kumenyera mbega bano bagingi bamusetse uyu nguyu agahita avuga neza ngo mbega ukuntu izina riri ry'umuntu cyangwa se ngo mbega ukuntu bihura mbega ni wakunda umuntu ashobora kuzavuga ati njye nitwa Karori ugahita useka byatatisha izina ni ry'umuntu ko kuri Karori nyine mbega umuciye amazi izina rye ati mbega ukuntu bijyanye mbega izina ni ry'umuntu biramusetse Listen, Pain. umva pain I don't think you fully understand. sinzi nimba uri kunyumva It's what you call sentimental value to my community. ati wenda njye ibyo ngiye kukubwira ni ibyerekeranye n'aya marangamutima ya kominote mba ntuyemo cyangwa se b'abantu banjye mba ntuyemo nibyo ndi kukubwira iby'amarangamutima yanjye Great man have drank, bled, and died here. ikintu kiri gutuma kano kabari nshaka kugagura ngakene abarara rero buriya uyu mugabo winjiye ni igi yatari ati impamvu kano kabari ngakene nshaka kukagura ni bya bintu by'amarangamutima biba bikurimo nyine by'amasantima kuko kano kabari amaniga yanjye n'abantu banjye bagasindiyemo bakameneramo amaraso bakarwaniramo basinze ako kabari urumva gafitemo urwibutso rwinshi nyine wabakeneye kugura akabari azajya bati shanda kibuka kano kabari yaniga yacu bayikubitiramo icupa yaji yanjye urumva impamvu ashaka kugura kano kabari nkuko mbikubwiye wumve ko nta jambo na rimwe mba nongiyeho nyine tu mba ndi kugufasha gusobanukirwa ntabwo ndi babana You take the deal. niyo mpamvu ugomba kumvikana nanjye Table. Beat your ass with it. uyarareba uretse Checkmate. ndatsinze none You know, urabizi arafunga umukino arasuzugura mva amagambo feel you on the ndi kumumva none mental thing. ibyerekeranye n'ahubwo nibyo by'amarangamutima impamvu ugiye kugura aka kabari kubera ibintu by'amarangamutima aho ngaho ntangiye kukumva You see, Urabona? the pain of a son whose father was nearly murdered in a bar he wasn't even allowed inside of. ati ibaze umuntu witwa Pain yari afite papa we habuze gato ngo apfire mu kabari nk'aka akabari uwo Pain atari yemerewe kwinjiramo ni ukuvuga ngo uyu musore nawe impamvu yaguze kano kabari papa we ngo hari igihe higeze kubura gato ngo bamwicire muri aka kabari kandi umwana we atemerewe kwinjira muri aka kabari bitewe ubwo n'imyaka And for that man's son to grow up and one day own that very bar. none ibaze nanjye umwana w'uwo mugabo habuze gato ngo bicire muri aka kabari narakuze akabari ubu kabaye akanjye urumva ako kabari wakagurisha utivuze ngo uyu musore nawe yaguze kano kabari bitewe n'amarangamutima avuga ati akabari bari bagiye kwicaramo papa sha ntibagirwe nka gotwe yakaguze kubera iyo mpamvu bivuze ngo ntago ashaka kukagurisha niyo yonyine iyo mpamvu itumye yumva uyu musore kuko nawe uyu musore kumubwira ati akabari amaniga yanjye yasindiyemo amaji yanjye yakubitiwemo bimeze bite You see, urabona first, cyambere you should have taken no for an answer. wagombaga kuba uri wa muntu uhakanirwa akahita abyemera uri kumva icyambere uyu mugabo nawe afite ubwibone abinjiye nk'uko binjiranye ubwibone uri kubasubiza nawe afite ubwibone ati icyambere nababwira cyangwa se nabagiraho inama nkibabwira ngo hoya mwagombaga kubyemera nk'igisubizo mugacaho
Second, cya kabiri you already fucked up by shoving my nephew when you first came in here. I was gonna let that slide because he needs to toughen up a little bit. umva mugabo icya kabiri buriya nabababariye kindi nanone uriya mwishywa wanjye mbega n'umwana wa mushiki wanjye mwinjira mwamusunitse ako ngako ndakabababarira atuma agasalayiringa nyine arakareka agacaho bitewe nuko nawe akeneye kuba yakomera nyine akaba umuntu w'igi wumvisha amagambo ati mwishywa wanjye mwamusunitse ndabihorera kubera ko nyine nawe akeneye kuba umuntu muzima nyine akabiniga nyine ntibajye bamusunika ngo apfushe akabigi ntapfushe. And third, cya gatatu I heard that Mooley comment. Not cool. uburyo mwajemo ntabwo ari sawa. By your little jailhouse shuffle and them fucked up clothes you're wearing, you've been locked up for a while. nanone nkurikije ukuntu wambaye n'uburyo umezemo bisa nkaho umaze iminsi wari uri muri gereza sibyo wari uri muri gereza. Well, let me hip you to a few changes kumbe kuko nibyo since you've been gone. n'ubundi kuko mugiye kugenda rero reka ngira kandi kantu mbabwira umugabo It's now come on by themselves when you put your hands underneath them. urabona tuno tuntu two ku matama tuno ukozamo akaboko tuyagira iyo ukozemo akaboko dushobora kuza ubishaka tuno two kwitama tw'utwobo tw'udufosete. We've had a black and an orange president. umva twigeze kugira hano muri Amerika perezida w'umwirabura mu perezida wa oranje nimba ubwo umuntu usa oranje nimba basa gute perezida Ain't Carmine's no more. uyaraseka. Yeah. You clearly have no fucking idea of who you talking. sasa umva umukozi umuyobozi ari hano bosi wa kiriya kigoryi bakita cya kabosi cyo mugatsa tugiye turuneri ati kabosi yahise abwira umugabo ati menya umuntu uri kubwira utazi uwo ari we. sasa uyu mwirabura menya umuntu uko ari kubwira atazi uwo ari uyu mugabo uryo yinjiye yizeye. And clearly, kubwisha you ukuri not understand the degree of a fuck that I don't give. ahubwo wowe ikigaragara ntabwo uzi dogere cyangwa se uburemere bw'uburyo ibyo uri uwo muntu ndi kubwira uburyo ntitaye kumenya uwo ari we. sasa kabosi aramubwira ati uwo muntu uri kubwira ntabwo uzi uwo ari we. umwirabura nawe ati ahubwo nawe ntabwo uri kumva igipimo cy'uburyo umuntu ndi kubwira ntitaye kuba namenya uwo ari we. katurare nuko bimeze. So, kindi I'll tell you what I'm gonna do. reka mbwira icyo ngiye gukora. I'll break your jaw for ngiye you. kukuvuna ngiye kumena hano intama nyine jo agiye kumena urwasaya. aha jo ngiye kumena urwagashya. uyu mwirabura yiyemera mu nchere wa mugabo wundi imbere ngiye kubanza nkumene urwagashya. Pee and then toss your ass out the window because I've been thinking about changing that window out here. none nindangiza ngukubita umugeri ngucisha muri kiriya kirahure cy'idirishya usohoke hanze kuko n'ubundi kiriya kirahure nari ndi gupanga kugihindura nabonaga kimeze nabi. kabosi arahaguruka. I'm gonna sleep Paulie String Bean over here last so he can tell you what happened to you. none we kabosi kuko uri umupagasi wa bosi wawe wenda bugukubita ikofe ya nyuma igusinziriza umaze kubona ibyo nakoreye bosi wawe kugira ngo uzabimwibutse bukeye bwawe kuko ntabwo ari buze kuba bizi. That's after the cops throw you back in prison. abapolisi ubwo bari buze kuza bahite bakujyana bagusubize muri gereza Parole violation on account of that. bitewe na parole violation. mbega uyu mugabo ni kwa kundi polisi iba yakurekuye muri gereza bakubwira ati ariko nanone ni iby'agateganyo ugende witware neza ugize irindi kosa ukora noneho twagufunga bikabije. ati bitewe n'uko warenze ku mategeko On your right hip. dore n'imbunda ufite wagendanye. But hey, we you're smart for coming strapped. ariko nanone wari umunyabwenge kuba waje witwaje imbunda. uyu mugabo afite amagambo shaho ati wa mugabo we wari ufite ubwenge kuba waje witwaje imbunda ni akantu k'ubwenge wari wakoze. umusore Made one mistake. ariko wakoze ikosa rimwe. Yeah? ye What's that? iriya kosa nakoze uwo ni Fabrice Mahoko You let me get too close. watumye ngusatira. uramwumva mwirabura hano ati wari ufite ubwenge kuba wazanye imbunda ariko wakoze ikosa ryo gutuma ngusatira. buriya umuntu ufite imbunda iyo umwegereye imbunda wayimukubitana kuko ntiyabasha kuyikora ngo akuraze ariko ukiri kure yakurangiza. umwirabura ati wakoze neza kuzana imbunda ariko kuba watumye ngusatira wakoze ikosa umeze nk'umwiyahuzi. kugira kuri imbunda umusore aramukoma kunyuma aramukoma. barumana kure imbunda iki uretse kika kabiranye abagabo nuko dutangiye kure y'imbunda. Catch, motherfucker. fata madantuza fi nta mikino uretse fata bosi arasinga afunira hasi kure y'icupa. kabosi
kabosi uyabona imbunda nta uriya mugabo arifashije ahubwo reka nice ingwagasi y'icyaka ndebe filime yafashwemo na Rocky uretse kabosi wo mu gatsata barakubita unishyuza nabi wa muginga nyana yembwa amvunnye itama rwasaya harya no rwasaya wa mugeri yamubwiye amucisha muri cya kirahure yavuze ngo arashaka no kugihindura uyu mugabo ibyo avuze arabikora umwishyiko warareba umwana mushike bega ingwagasi we mugabo arakubita vayo Michael J. White niyo mazina nyakuri yagarutse yitwa Pain agaruka kuri kino yakibwenga aragikubita nyuma kugira kizabwire boss ibyabaye uburyo bamunyushe mu idirishya tumubona ariko none se ko wambwiye ngo ntago uri indwanyi wumve rwarwana yari yarubwiye ati ngiye ibintu byo kurwana ntago ari ibintu byanjye ngiye ntago ndi indwanyi rwose ibintu byo kurwana ntuzanabimbaze ntago mbizi ndagira ngo umve amagambo hakorera rwarwana nturwishywa rwe ntago ndi byo ndagira ngo umve amagambo ati ubundi kurwana ni kwa kundi nyine abantu babiri baba bahanganye bagafatanamo umwe atera undi n'undi amuteye mbega amagambo yasuje ati fighting is the violent exchange of physical blows ati kurwana kwa kundi abantu babiri nyine baba bahanganye umwe atera n'undi atera nibyo bita ngo ni ukurwana ubu ngubu rero ntabwo twabyita ngo ndarwanye kuko ni njye nyine wari uri kohereza bo ntabwo boherezaga mu yandi magambo uyu mugabo icyo ashaka kubwira umwana ati njyewe ntabwo ndwanye ntabwo njya ndwana kuko ngenda kubita ntabwo njya ndwana mbega gukubita no kurwana biratandukanye mbega nk'uko umubyeyi yahana umwana bitandukanye n'uko umubyeyi yahangana n'undi mubyeyi barwana umugabo ati wa mwana rwose ntabwo ngiye njya ndwana kurwana ni igihe abantu babiri umwe abatera undi n'undi amutera ngiye hano rero ubwo ari njye wari uri gukubita gusa ntabwo twabyita kurwana narindi guhana fata umweyo zana umweyo abapolisi bagiye kugera hano vuba uyu mugabo ariyemera shaho ntunyigishije kurwana sinazabwira mama wanjye ibyabereye hano Uncle Cody agiye kuzana gufata Pain uyu yazanye umweyo yakubure koko uyu ari telefone yakiri itari nziza ryari ndaje magere vuba byihutirwa hari telefone yakiriye telefone itamushimishije yamuciye intege Uncle Cody ntabwo ari buze kugira hano Cody bamurashe twe twirebera dore Cody ifoto yimanitse muri aka kabari ni umuvandimwe we bamurashe dutangira filime uyu inkuru mbimenye yaramugezeho ngo Uncle Cody ntabwo ibyo bigenze neza bidatinze hari indege yafashwe ihaguruka ahantu hamwe yerekeza ahandi nuko dutangiye filime yacu ubu noneho ntabwo tugaruke Bucharest ni muri Romania ni mu Burayi bw'Uburasirazuba Romania iri mu Burayi bw'Uburasirazuba ejo bundi burya oya ejo bundi niho narindi wa mugabo isoza muri Romania katurori umugabo yisoza Romania katurori n'indwanyi abatuje umugabo ariyemera shawo we ntago ngajya rwana kuko kurwana ni igihe abantu baba bari kugurana ibipfunsi cyangwa imigeri we arakubita gusa kandi ubwira gukubita gusa ntabwo byitwa kurwana kumba ari kugenda ari umugabo ari kumureba uyu mugabo ari kumureba twamubonye atangirana n'uwo bise Uncle Cody Cody ubwo yaraswaga bari kumwe uyu mugabo yaje hakurino nuko dutangiye filime yacu uyu ari kumureba aje Romania yeah. Mr. Briggs is waiting for you upstairs. Nyakwa Briggs aragutegereje hejuru. Yinjiye bamwakira baramuzi no. Nyakwa Briggs aragutegereje hejuru. Briggs ninde? Make sure everything's locked up downstairs. Nizere ko ibintu byose byo hasi bifungiranye. Arnold? Never expected Arnold. you in Europe again, John. Yeah. John amakuru. John n'uyu nguyu. Come on, I'll show you in. Karibu shangwe namwereke mindani. Umwakini Briggs muribuke muri Expendables. Jina mindani. We've updated a few things since you were here last. Ntabwo ari ibintu byinshi twahinduye hano ubwo waheruka. Bahinduye biki? Mbega ntabwo aheruka kera.
komezamo imbere. Things are Barry Cody. You need anything? We're here. Uzava hano ryari? Nzava hano maze gushyingura Cody. Arrangements for Thursday. Ati ndashaka ko dushyingura Cody kuwa kane. Now, would you after all these years? Maze gukingana. Not bringing him home? He would have wanted to be laid to rest here with us. None se ntabwo ujya gushyingura umuvandimwe wawe nanone iwanyu mu rugo muri Amerika oya. Ashyingurwa ina. Things changed, John. Ibintu byarindutse John. Yeah. Ni John Payne. You run the whole unit, huh? Ubu unit yose niwe uyoboye. Unit. Ntabwo ari unit gusa. Run all the old units, John. Ahubwo na unit zose zakira ninjye uziyoboye. Climate's changed since you retired. Ibintu byarindutse kuva wava mu kazi. No, hell, even the Brits trying to disavow us. Shit. Ati w'abanyamerika abanyayisirayeli ndetse n'abongereza bagerageje kuba batwikuraho ariko byaje kurangira twongeye dushinga unit yacu turayobora neza. I don't want to relive the past either. Let's just take care of it. Sinshaka kugarura hahise. You good? Meze neza. 100. 100%. Good. So, None can you tell me what happened? wambwira ibyabaye ku muvandimwe wanjye? To start. Ndahera he? Yatangiye kumuganirira ukuntu umuvandimwe we Cody yapfuye. Yandi twatangire filime ubwo Uncle Cody yarakurikiye igisambo nuko byagenze. Uyu batangiye kumuganira ukuntu igihe umuvandimwe yapfuye. Nimba ari igisambo, nimba ari umugezi wa nabi ntabwo tuzi icyo ariko umuntu bari kwirukana kanini turavuga ngo buriya si yibye. Uncle Cody yaje ari kureba wa mugore bari bamaze kurasa bahita bamuca muri humye baramurasa. Nuko yarashwe. His partner almost cracked and he's seen some shit. Cody? Umwunganizi wa Cody bari kumwe yabashe kubibona byose. Yeah, buddy. Hang in there. No. Yeah, Mason Bellows. Ya yitwa Mason Based Bellows. in Africa. A good soldier. Ni umusirikare mwiza Mason. Cannon, but damn good sniper. Yani na sniper mwiza. Umwunganizi twamubonye ari na hano yitwa Mason. Stop it, John. Birekero John. Come on, man. Gira mwana. Mason and Cody, part of a task force created to infiltrate a new drug syndicate that's getting roots here in Eastern Europe. Ndagira ngo mva amagambo ati Mason ndetse n'umuvandimwe wawe Cody bari bamaze gukurikirana, bari ku kirego cyo gukurikirana abagizi bane bacuruzaga ibiyobyabwenge biyambaye cyane. Bari barashinze urugaga rw'abacuruza ibiyobyabwenge hano mu burasirazuba bw'Uburayi. It was hell. But I don't think they were even set up yet. That's why I assigned ADS guys to it. So I could supervise them. Niyo mpamvu twari twashyizeho Cody And n'uwo Mason kugira ngo tubashe kuba twabikurikirana. you run a bar. Woyoboye akabari bigume gutyo we ntabwo uri bwivange muri kano kazi kacu. Hari abandi basore nashyize kuri kino kirego bagomba kubikurikirana. Dore Cody aho bamushyize muri morgue yaje kureba umuvandimwe we. Umuvandimwe we yapfuye. Uncle Cody niko bamwitaga. Gabo yarababaye kuyishwe n'abanyabiyobyabwenge ngo bakorere inaha bashinze urugaga rucuruza ibiyobyabwenge mu burasirazuba bw'Uburayi. Katorore kwereka bwarishara cyane muri Romania Bucharest. Zakuri no muri iryo joro nawe yarahabaye baramuzi no. Yo masaha y'ijoro ni John Payne. Nuko dutangiye filime yacu. Narakubwiye mbazanira filime z'isi muvunira ibiti mu matwi. Komeza mbibereka muvunira ibiti mu matwi. Oya nako mwaje kugera urata murabyemera ko filime zanjye ziba zihumura bomva na oderi yayo. Yaje kunino naho umuvandimwe we yabaga muri Romania niho yaje akareba ifoto bakiri kumwe ari babiri kera. Mwe yari umuhanzi afite tara yo kuzaririmba ariko kubera giti nyinshi yatswe aza kubirika do. Arabyibuka bakiri bato bari bafite tara yo kuzaba basani birirwa baririmba imihanda babatse giti nyinshi babona batabivamo barabireka. Byose ari kubyibuka we n'umuvandimwe bakiri bato. Umugabo yakinnye filime akina n'indirimbo kikwereka karenze. Yakinnye no mu ndirimbo ya Buster Ramsey na Maria Carey ya zamani shawo nta bana bayizi biyiminze. Katorori bwaraciye bukera yavuze ati umuvandimwe wanjye ngomba gushyingurwa inaha ndetse kuwa kane
baje kumushyingura inaha nta mbaraga afite zo kubungana imirambo ayijyana ngo bajye gushyingura muri Amerika gashyingure n'ubundi se shaho ko yapfuye nagera muri Amerika atari buzuke cyatari bwo Imana izababarira ibyaha bye ngajye mu ijuru bashyingura aho babonye asike barakwereka maje gushyingura harimo witwa Mason bamutubwiyeho yari umwunganizi uriya wapfuye ndetse niwe batubwiye ngo ni umuhanga cyane yahoze ari umusirikare ni na sniper mwiza cyane nabo baje gushyingurira umwunganizi yaje kumushyingura Mason nta kundi musaza nta kundi undi mugore waje gushyingura buriya aho uyu muntu yapfuye ishumi ze zose ziraza za ninja hari n'igihe nazo ziba ziyicaye ziri kurira za ninja ininja ziri mu moko Kigali hasigaye hari ininja hari n'ininja ziburira mu myotsi hari izitera feye z'inyenyeri nyine ninja zirahari na Jean Marie Mikorojeni ni ninja hasa hano hari ninja yaje ku kiriyo babona nyine buriya ininja irongera iburira mu myotsi sasa yarebye ninja iciyeho siriya ninja dore n'indi ninja menye wapfuye kanopi waka ininja uyakurikira ininja abonye irenga na Briggs arahari ni wa muyobozi wari uyoboye umuvandimwe w'uyu nguyu wapfuye ariwe Uncle Kadi yari umuyobozi wabo yapfuye twese tuzapfa wana nabirenze ahubwo ikibazo ni upfanye iki imirimo myiza cyangwa imirimo mibi twe dupfana imirimo myiza My condolences. Condolences mwana Bibesco, Bucharest PD. I worked for Bayita Vig Cody was a great guy. Cody yari umusore mwiza twakoranaga ni Cody Task force. twakoranaga muri task force Darling, would you please wait for me? sheri waba ugiye kunegereza modoka amaji tugasigara tuganira yirukana sheri wenyine nk'abantu b'abapapa basigare baganira Look, reba I know your background. Everyone here knows your background. Either they abantu bose hano barakuzi bazi ahise hawe both. There is more to Cody's death than what it looks like. And it has to do with the murder of his confidential informant. ati hari andi makuru menshi yishe nyuma y'urupfu rw'umuvandimwe wawe bitewe nanone n'uwajyaga amuha amakuru I'd like to sit and talk with you and Mason as soon as possible. wareka tugapanga inama ngiye nawe ejo na Mason tugahurukama ayo makuru y'icyatumye umuvandimwe wanjye apfa Mason yari umwunganizi w'umuvandimwe we uyavayo abanza yitegereza imodoka yose avuye hano kurikirane batangiye kumbwira ko umuvandimwe we hari amakuru n'uwamuhaga amakuru ngo wamuhaga amakuru urupfu rwe biri mu byateye urupfu rwa none rw'uyu Mason aparikana I'm sorry if you lost me. nanone reka nkubwire ngo wihangane kubw'igihombo wagize You going back to New York? ugiye gusubira New York Nah, man, I think I'm gonna hang around for a little. ndakeka ngiye kumara agahindi hano kurikira Was there when they took him? nari mara ubwo bamutwaraga cyangwa se bamwicaga They. bande abo ngabo A lot of devils in this town. muri uyu mujyi harimo basekibi You know where they are. abo ngabo uvuga ngo bamwishe cyangwa bamutwaye urabazi Yeah. yego ndabaza bamwishe umwunganizi warangije ahita yatsa n'imodoka caho abamwishe ndabazi niko amwemereye urumva umuntu akubwiye atabishe umuvandimwe warabazi ntabwo ahita uvana ubugeni Do you feel it ese uri kubyiyumvamo on the wind? uri kubyumva mu muyaga Hey! In the air. mu mwuka uri kubyumva The gates are opening. amarembo ari gufungurwa Devils rising. sekibi ari kuzamuka nta magambo tubwiwe tugaruke hakuno ni ahantu muri sare Wait for me by the door. ntegereza hariya ku muryango bebiga bebi zo nazo The heat's still on us. You better keep an eye out and call me for any problem, right? Okay. mukomeze mucunge ikibazo icyo ari cyo cyose mumenyeshe undi mugabo tutazi gaturore avuye n'umukobwa ni babiri bavuye banyuze kuri backstage aho bari bari n'ahantu hari igisare kibera ni sare mbera byombi ubundi usibye inama ahandi hantu hajya hapfa kuba sare mbera byombi kubera gukubitwa tudafite amasare usanga haba sare mbera byombi
uko bagenda Mason yabarebaga. Mason umwungarizi yapfuye azaho bari abagabo bavuye katorore. Jina Mindan muri ya sare mbera byombi usanga sare iberamo amakwe gitifa yisezeranyirizamo muri weekend abasani bagakubitiramo bakaririmbiramo nyine ni sare mbera byombi. Yinjira muri ya sare mbera byombi naromiwe. Jina Mindani kumbe security nawe yinjiyemo abona ari kuri stage ushinzwe umutekano aramubona katorore uri kuri stage atambuka ni Mason mwungarizi wo barashe ako kadi shana amatara sasu hano bakubona barasa nta mikino bafite. Hey sare mbere byombi imbere miki sasu hey arasa amatara Gabriano kuramo kandi umeze nk'icyuma uyafaya n'umurinzi shabu gufa mu baga kaguru yanakomeje kandi acisheni isigarana aririmba urwabonye katurore sura cano nta muhanga wo uri mu kazi wiruka cyane sasu hey sasu ku bagabo ni Mason mwunganizi we yapfuye ntago aryamye. bavuze funke ngenzi njyana y'ifunke harindi jambo rya F nzi na rimwe. Usura kuri telefone aitamagara igitaraganya iryo joro amagara Fig. I got 2 problems I need to get rid of. Man ifite ibibazo hano nyeneye ko muhanagura. I was sailing big. Shit. Nende ukurikirana mwana Fig. Put me there. I'm on my way. Ndi mu nzira nza. Gotta get to the freezer, get rid of these 2 problems. We gotta meet in the morning. Oya iwiza ahubwo tuzegura mu gitondo. And bring the tape. Kandi uze kuzana kaseti. Fig ngafite kaseta tuze kuzana kaseti yuko uyu Fig n'uyu Mason bagomba kuza gura mu gitondo. What are you doing? Na wa musore Payne urakora ibiki? An exciting round of word games with my sister and her husband. Mushiki wanjye n'umugabo we baje kudusura none bibereye kuri telefone. Don't forget you have to drop them off at Ntibagire ko mu gitondo buze kubajyana ku kibuga cy'indege. 8 a.m. Saa 10 nako saa 2. No worry. I'll do it. Sawa ngenda byikura ndabatwara basi nimutabatwara ku kibuga cy'indege. One of her marathon showers. Let me get her some. Umukobwa waba ari koga reka njye kumubwira ave muri douche nawuze. N'umugabo n'umugore uyu mugabo neni maneko. Ndetse ngo mu gitondo afitanye inama ni wa wundi ugeze kubwira umusore wacu amubwira ati uvandimwe yapfuye nanone hari aho bihuye niwajyaga muha amakuru n'abashinzwe umutekano arigiye bafite snitch cyangwa informant ko amwita kuza umuntu baha amakuru. Ndi mu nzira ndaje wana asubizamo akazi ki ya muri douche mvira umuziki nashaka kuvamo. Sure. Okay, what do you want to do? None ushaka gukora iki? Bite uyu bamusuye. Oh. You don't seem yourself lately. Umaze iminsi mbona asa nkaho atari we hari ikibazo ufite. You know, I urabizi never like talking about job in too much detail. Urabizi nyapfa kuvuga akazi kanjye nkora muri detail ngo nkwinjire muri detail. Try to enjoy the rest of the night. Basi reka ibyo tubireke ugerageze wishimishe rino joro no hiriregereje. Abashinzwe umutekano bakirohara abakomanze. Soka ukomanze naga mubona usonenye. Okay. Lights are off for some reason. I go call the city. Arabizi menye amatara yo ku muhanda yazimye reka njye guhamagara menye impamvu amatara yazimye uyavayo barongeye barakomanga
umugore aza gukingura gikingura isasu ku mutwe nta mikino bimeze biti gikingura isasu hey sasu bagabo binjiye bambaye mask uyu nawe sasu ku mugabo katurore sasu mu rugo uyu mugabo nawe ashinzwe umutekano bazamuka hejuru isasu hey baramumena bamushyize uyu yari hano muri dushe ni umwana wa babandi bari basuye hano yumva urusaku hasi bari kurira box mugabo nta mikino ufite ngo uri umugore cyangwa uri umubyeyi ki wapi mama uyu mukobwa afite umuteto mama ari kumva abantu barira basakuza ngo mama taba GST we ni ikibazo kudakurira mama n'induriyo ari kumva abantu barira amasasu avuga n'induriyo uyu muteto ntago ari uwa GST mumenye neza ko hejuru nta wundi muntu uriyo sha katururi kobwa kora yisuyime ngo komana ubuse ni ibiki he rupipira nifite umuteto do mama papa umuteto nyumvira umuteto iki ni ikibazo kumva abantu bari gusakuza bari kurira mama daddy rupita gusa hari uwinjiye ufite isura nk'iya kabosi wo mu Gatsata kabosi isura ye dore nuko kabosi rupita barayitwara bagiye ku bantu barabica iryo joro umuryango wa Figa iryo joro barawishe wose barabishe n'abashyitsi tugaruye kuri Mason yari abantu yarashe yahise abazana hano muri moruge kugira sibanganye ibimenyetso nyine What the fuck? You're filling it up in here. mani meze biteye moruge yacu maze kunyuza sasi iyo ofisi yabo ifite na moruge y'umuntu apfuye baraza bakamushyiramo Shit's a lot bigger than we both thought. ibibazo bitangiye gukomera kurusha uko twabikekaga I yego need you to tell no one, and I especially don't want Payne to know. ibintu byabaye ijoro ntugire umuntu ubibwira cyane Payne ntugire icyo umubwira uyu nafande It's his brother. He's gone. yabuze umuvandimwe we yanyuze mu bihagije ntugire ikintu umubwira cy'ibibazo bikomeje kuba ni Payne wa wundi wavuye muri Amerika Shit. sike I want to see you in my office first thing in the morning mu gitondo uze muri ofisi yanjye for the night. iri joro ntugire ahantu na hamwe ujya mbega ugiye ducece kuryama uwo nafande mu gitondo ngo ubone muri ofisi ijoro ntugire umuntu n'umwe muhura ntugire icyo uvuga ucece kugenda uryame benshi bapfuye aranamwiyanya ati ntugire icyo ubwira Payne ko ibibazo biri kuba nibwo akibura umuvandimwe we yabibona nabi ibibazo bikomeje kuba kuri telefone uyu mumujije kuvugana na Payne yahise ahamagara hari abantu baba batumva yahise ahamagara Payne ahubwo bakimubuza fande ngo nuhamagare Payne yahise avugisha Payne uyu ni Payne dukeneye kuvugana ryari hehe when and where ryari hehe yahise amurangira aho bahura abantu mu masaha y'ijoro rero nta handi mwahurira Sushon bahise bapanga guhurira hehe mu ibara mu madive bahise bapanga guhurira mu kabari ko mu madive mu Gatsata kwa Damuji. Hey, what's up, Peaches? Bite Bebizo? Hey, Smiley. Bite Smiley? Hello? Hello? Take a whiskey neat. Ma whiskey neat. I know you're a tourist. Is that right? Menyura umukerarugendo yego. What gave it away? Uri muri Amerika ubimenye ute? Me? I'm Monica. Njye nitwa Monica. From Slovakia. Came Nuka Slovakia. State. I wanted to be a doctor. Nifuza kwiga nka muganga. Ariko byashikuranye nambaye mu mansuzi. Yabaye mu mansuzi yaraje aje kwiga ngabwe. Avuye Slovakia. Mwese amaso yanyasonje muyerekeze kuri stage murebe abamansuzi kuva mu gihugu cya Uganda. Abantu bose bari kwamaza ko bafite amansuzi bongera ngo kuva mu gihugu cya Uganda. Amansuzi kuva mu gihugu cya Uganda. Kuva mu gihugu cya Uganda. Na Titi Brown arakurikira. Yeah. Umukobwa umwe mu bamansuzi yabonye umusore bite Bebizo nazo kumva uyu musore menya yarasindiye nta cyane ku buryo aziranye n'abamansuzi bamuzi umumansuzi yaramubonye nkuyemenye warananyambuye arababara ahita stage. They may be in some sort of shitless guy. Careful. I heard she wanted to be a lawyer. Yeah, I heard that story too. Turiya mukobwa umwitondere nawe rero ntabwo yaje hano kumansura ahubwo yaje yifuza nawe kwiga akazaba umwavoka ibyo nabyo narabyumvishe kumbe hanze yako kabari hari Mason yahageze
I thought I told you to go to ground. Sinakubwiye ngo ujye kuryama. But I call Payne. I'm about to be. Nahisemo amagara Payne ngo duhure. I know I told you to keep your mouth shut. Nakubwiye ngo ufunge umunwa ujye kuryama. Yahamagaye afande. That's exactly where I know I can trust. Mason? I Mason? do this on my own. This is Mason, isn't it? Uyu ni Mason tuvugana. Isn't it? Ni wewe? Yes. Yego. Good. Byiza. Where are you meeting him? Mugiye guhurira he? Mugiye guhurira afande se maze agiye guhurira n'uyu musore. Is that where you're at? What? You gotta next know where you are? Baby, Ntabwo ashaka ko nk'umuntu mwahoze mukundana utari kumbwira wari ugiye kujya. it's not good for you. Ntabwo byari byiza kuri wowe nari ngiye kujya. You are a flower. Urakarabyo sibyo? Uru ururabo kwa musore wacu disi ni umuhehesi afite n'irari. Well, I guess you're right. I kind of like it here. Koko n'ubundi abantu ni kujya muri New York ntabwo ari heza hano niho ngiye nkunda. Your fairy tale, I miss it. Nkumbuye ya migani yawe. That's your fault. See, Hana. we get too close. Nawe urabona turegeranye Sushon. Ni G. Umukobwa sinzi ibyo yamwongoreye. Sinzi ibyo yamwongoreye. Oh yeah. Cyane rwose nose nkubeshye. Sinzi yamwamera umusore nawe ati cyane rwose. Nimba mbwiye ngo ajye kumugurira akantu. Where is he? Ari hehe? Dore nguri imbere. Barabizi waje gushaka n'ababarumani. Payne kumbe yarayibese n'umukobwa. Payne. Wait a minute, John. You didn't come here to see. Bivuze ngo ntabwo wari waje kureba njye. Of course I did. Naje nje kureba wowe. No way, no fucking way. Didn't come to Wimbeshye. see me. You can't. Ntabwo waje kureba njye waje mu kazi uje guhura n'uyu musore. Babe. Nyine baby. Ndanakwiyamye aho twari tugiye ndisubiye nimba yaramujyanye. Mbega ngo uramfata kunda. Same more problems, huh? Mani ikibazo ni kimwe. Nticyakera. Sha, agira ngo ntumemukisha iyo utindamo. Haka none akazi kose ni akazi katwikorera akazi Rupita se ko ziza nyuma. Rupita ni akazi kazo. Baza kwicara bikorera akazi. Rupita ziza nyuma. Know what happened to your brother? So what do you know? Uzi iki kumuvandimwe wanjye? Well, let's start there. Reka dutangire ku by'umunsi. Abona wa mukobwa bari kuganira. Harabatangiye kumunyuza wa mukobwa kandi ngo yahoze bakundana nawe. Always is, isn't it? Ni gutya iteka bihora. Wa mukobwa bakuze bakundana umwe bari bajyanye yabonye abagabo bari kumugura bamucanaho. Bishyura ababonsa bamucanaho. Give me a minute. Urabizi bo mpaye umunota umwe nze bari abantu mbanze mbaganirize menye impamvu batwara umukobwa ku ngufu bamusunika. Babaze nimba umukobwa arwaye tumutegere. Aho kugenda mukobwa dore bamuguze. Twapeshe Rupita. Twapeshe. Uyavayo ni indwanyi. We. Mumve. We. Mukobwa ibyo kubwira muri kubyumva. Mureke wenyine. We. Wakoraho. Funa umugera. Fox. Rimwe. Yukura mugenzi waguye igihumure. Vayo. Wapi. Batse. Shabiranye kagabo. Arafuna. Fata ugutwara karaga. Hasi. Asigarana ugutwi mu ntoki agukuyeho. Apfuye. Kumbe yarafite agatwi gato. Abantu bafite amatwi manini babumva neza ibintu byose nago amatwi ajya apfa kuvaho. Uyu yarabibona nawe ajya gutabara. Yabonye ujya ajya gutabara. We. Rimwe. None umusirikare. Rimwe gusa. Let him be your hero, yeah? Mureka bintwara ariko byibura mwana yireka umukobwa kazi kurwana nk'udufaranga bari bakwishyurira mukobwa. Aratubara. Kari twinshisha ko yarabahinze. Kanange ndukenyerera undi ni G. Uyu murara bari kumwe Mason we ni G. Utereka ndukenyerereho tu. Uraye cyuma. Cyuma. Rimwe. Mugabo yaravuze ngo ntajya rwana. Kuko byitwa kurwana iyo nawe wakubiswe wahanganye n'umuntu ariko warakubita gusa ntajya rwana. Hey. We. No means no, motherfucker. Now get your shit. Oya ivuga oya mwabagingamo. Hari ibitutsa tukana ntabasha gusubiramo. Oya ivuga oya mada ntuza. Cyo. Shani mani manguzi. You okay? Bize neza yego. Bari babiri. Alright, now go home, clean up. Jya mu rugo wisukure ejo nzaza nkurebe. Yego. Sore yubaha abantu bose. Umu ex we n'umumansuzi kumansura nakazi naga ari uburaya. It's all good. Somebody just wanted to lend me an ear. Bimeze neza hari umuntu ashaka kuntiza ugutwi kwe.
mva kwiyemera urugabo uriyemera sha ibintu byose bigenze neza nuko hari umugenga washaka kuntiza ugutwi kwe nyine ubwo na mugenzi akahita yumva uko byagenze nabaze byinshi bose ni abasirikare ntabwo ari ngombwa bavuge byinshi niwe wenyine muntu nakwizera nta nanjye niwe nakwizera gusa byamwiritse Brother and I are working the Toro case. Jye n'umuvandimwe wawe twari turi gukora ku kirego cyitwa Toro. It's me and Babesco. Valley, yeah. I met him at the funeral. He wanted to talk to me about something. For good reason. Look, Valley uncovered a tape of a hooker getting killed by a scumbag Joe Vig. He's a capo in the Toro syndicate. He's a dark, sadistic fuck. Sasa uyu yatangiye kumubwira ati sasa ukuntu byari bimeze uwitwa Vig n'undi twabonye barasana n'umuryango we nawe yarashinzwe umutekano ati Vig yari yavumbuye kasete igaragaza umugabo ari kwica indaya n'uwagurishaga indaya ariwe pimp babandi bagurisha indaya ari kubica ndagira numva amagambo ati uwamwishe bafite sendika y'abacuruzi y'ibiyobyabwenge Vig handcuff her pimp to another hooker barely out of a fuck. yari ari kumwica mwambitse amapingu Blows them both up on tape. hari kasete igaragaza ibyo byose. The tape to your brother Cody does not take it well. Goes after Vic. There! Right there! Stop the car! Stop the kabakwereke ubwo yakurikiraga ikihebe umuvandimwe akimara kubona ngo ibyari kuri iyo kasete ukuntu uyu mugabo yishe umuntu amwica nabi umuvandimwe Uncle Kadi yakurikiye icyo kigabo cyari cyishe umuntu ikigabo cyishe umuntu yaragikurikiye dore ngiki cyishe umuntu ni kimwe twatangiranye filime cyica abantu nacyo cyamwishe gakimara kubona video y'ukuntu cyishe umuntu wacuruzaga indaya nawe wamuhaga amakuru y'ibigibera ku muhanda byaramubabaje kurikira icyo kigabo kiramurasa iyo makuru bari kudaye cyamwishe Wamo? So where can I find this Joe Vig? None uwo Joe Vig namukura he? Behind me? Inyuma yanjye. Wamugizi wa nabi. Wamugizi wa nabi wishe umuvandimwe dore ngarinjira mu kabari. Uyu aramubona. Wishe umuvandimwe Joe Vig yinjira mu hano. Richard. You see that slimy fat fuck he's talking? Urabona uri ufite tatu munsi y'ugutwi? Uriya tatu nyine. That's Frankie Fine. Bamwita Frankie. He's also got a dance studio. Niwe nyiri hano niwe nyiri bamansuzi ba hano. Comes in every Monday, Thursday nights. Check on the new talent that Fine brings in. They say they're using the dancers as drug mules. Ati uyu mugabo bivuga ko azakuna muri kano kabari aje kureba Frank nyiri bano babyinnyi n'aka kabari kose aje kureba abamansuzi bashyashya bano bamansuzi bashyashya ngo bakoresha nka drug mules babandi nyine banyuzamo ibiyobyabwenge ugasanga umuntu yatwaye ibiyobyabwenge yabimize cyangwa se babimudodeyemo cyangwa se afite ukundi ari bubyambutse ati bano bakobwa benshi bano bagabo baza kurukirita abakobwa ari buze kujyana nyine bajye babakoresha bazengurutse ibiyobyabwenge. Dancers singers all of them looking for a way out. New fresh fucking face they can use. Ati bano bamansuzi benshi barabifuza iteka gushaka inzira bakora hano niyo mpamvu nabo bano ba nyirakabiri bari bashaka abamansuzi bashya. Mailed the evidence by Nash Pulaski. Problem is, I think your brother hid the evidence. Uwitwaga Nash Pulaski niwe wahaga amakuru umuvandimwe we nk'umuntu wari ushinzwe umutekano akamuha amakuru y'ibera ku muhanda. Niwe wari uzi byinshi. Nguyu yagize atya. Come see me. Kurayo pistori. Here in the cabaret club. Murakaza neza muri club yacu. Tururi. We have a meeting with Briggs in the morning, Valley and I. We're gonna show him the tape here. Fatiye imbunda rero yari muvandimwe wawe. I hope you have better luck finding what he left than I did. Ati umuvandimwe yambwiye ngo hari ibintu yasize ngo niwe wabasha kubibona we ntabwo yabasha kubibona. You watch your back, okay? Mwana wirinde ntabwo byoroshye hano. Wirinde. Katururi. Baramubwiye yirinde. Afata imbunda yari umuvandimwe yasize avuze ati hari ibyo we wabona ngiye nabasha kubona. Yuko umuvandimwe ajya gupfira avuze ati John mubwire ko ari cyo namusigiye dutangira filime. Gusa hano wari uri kubacunga cyane. Ari umugabo ari kureba none wishe umuvandimwe we. Kwereka muri iryo joro Mason amaze gutanga ibyo atanga avayo ku kamodoka ke. Yetahire afande wavayo. Briggs. What part of going silent tonight did you know? Urakora cyane. Niriye jambo nakubwiye ngo iri joro ugenda ucece kuryame utigeze usobanukirwa. I'm just blowing off some steam. Yeah, I guess that was it, sir. Yeah, that was it. And frankly, I'm starting to feel I'm the only motherfucker trying to solve this case. Maze kubona kandi ngiye mugenga wenyine ukeneye kuba nakimura iki kibazo. And then something bigger than Cody's death. Bigger than either one of you. Ikibazo cy'urupfu rwa Cody cyamaze kurenga Cody kinarenga nawe ubwawe. Ngo yakira no telefone irasona. Uyu ni Branch umamagaye.
Branch. I told you this case is a nightmare. Nakubwiye ngo iki kirego ndiho ni indoto mbi. Don't you think I'd rather be at home? Ndaje mu rugo wane. Don't fucking test me, Mason. Mason winsuzuma wingerageza. Since tonight. Genda nitahiye. Uyacaho umugore waramuhamagaye. Same fucking team, Briggs. Briggs rega njye turi ikipe mwana dukorera hamwe w'indengayo. We're on the same fucking team. Njye turi ikipe mwana. Yeah. Akiraha imodoka yaka inyuma ye. Imodoka ivayo. Imodoka arayibona. Simusatira parika hano. Acaho. Vuyemo. Jya kurayibona. Shyira ku ruhande. Box. Brate. Kick. Shyira ikigabo hasi. Hey. Yeah. Sorry. Sanga bari bamuteza agaco hakurino. Harabamurebaga. Kumbe ryari undi mugabo uhagaze. Byari. Asi. Box. Punch. Kumenyo numuhate n'umurava kugira ngo utabara ubuzima bwawe. Kigabara cyica. Nabari bamwatatse. Kureba umugabo yabonaga hari yaramubura. Umugabo yabonaga hari imbere aramubuza. Ese bite? Vuga ngo nimba uri gukubita n'ugushyira umuhate n'umurava kugira ngo urebe kutabara ubuzima bwawe. Iyo ugoswe abandi barabikora. Ubuzima bumeze. Cyane nyuma imodoka. Iramugonga. Umusore dore ngo baramugonga Mason. Yeah, imodoka icaye musigaho. Yeah. Garakeye. Barakwereka yari muri yanzu y'umuvandimwe yabagamo wa muvandimwe yapfuye. Yaje mu bitabo by'umuvandimwe wabandi bantu batunze bitabo nta gitabo tunze. Ntujye usoma icyo usoma ni icupa na rupita. Ntago ahantu ujye uhisha ujye uhindura. Kumba umuvandimwe yari yishe ibintu arahazi. Yo kumuvandimwe najya gupfata yavuze ati mukuru wanjye aho mbika ibintu arahazi. Cyase John azaho mpisha. Yasanze flash yako nino shyira mu mashini. Yitonze. Njye no kurikira. Kumbe ibyo yasigiwe n'umuvandimwe wapfuye. Uncle Cody. Hariho video cya kigoryi cya Jovig. I thought we were amigos. Nacyatse ko tuni inshuti mwana. Watugambani. You ratted me out, Ash. Now where's my money? Ufite amafaranga yacu. Turashaka amafaranga yacu. Tangira kumukura amenyo. Iyi ni ya video wa mugabo ngo yabonye Uncle Cody bituma atihangana ajya kureba ikigori cyari kishe umuntu. Yakibonye mukabona cya Jovig. Cyari kiri gukora umuntu amenyo. Ikigo cyitwa Jovig ngo gikorana n'umuyobozi wacyo witwa Toro. Toro nindi. Kuri ryinyo. Uyarumirwa. Bagabo n'abagome. With all those teeth missing, you look like a fucking jack-o'-lantern. Namenye yose yamaze gushiramo none ubu ngubu uri gusa nk'Imana y'abamotari bitewe n'amenyo ukuntu yashizemo. Consider this your first warning. Ibi ngo bifate nk'ari gasupo yawe ya mbere. Someone else might be on that chair that has to pay the fake. Ati undi muntu uzongera kwicara muri intebe azaba ari fake. Ni Toro. Ari kumwe na Joe. Hari undi waje arasa umuntu. Wamurashiniwe boss w'iki kigori cya Jovig. Jovig yitwa Toro. Yarashe umuntu ariko iyi video ntago yamufashe. Tegereza iki kigori cyasubiza inyuma rero urashe umuntu yitwa nde? Boss wabangaba ngo yitwa Toro. Ni urashe umuntu. Ari kumwe n'uyu. Yasubije inyuma arihutisha. You really disappointed me, Ash. Katurori. Now, your brother said he had evidence proving that Toro was behind the whole fucking thing. Said he got... Ati umuvandimwe yari amaze kubona ibimenyetso bigaragaza ko Toro ari uri inyuma y'ibi bintu byose ari ubuhibere iyo biri kuba ariko Toro nta shusho ye bazi nta sura ye bazi. Uyirazuminga neza areba imbunda ya Toro. Uwo mugabo bita Toro areba imbunda y'ukuntu isa. Nta sura ya Toro iriho. Abona Toro imbunda y'ukuntu imeze ariko Toro ntago amubonye isura. Toro ninde ngo ni uri inyuma y'ibi byose.
abona na telefone yasizwe n'umuvandimwe we. Gushyira gutya telefone irasaba password. Asoma hakurya handitse House of Pain Presents. Kumubona njyewe shyiramo iyo password birakunda. Jiramo? Right now, I'm not sure I can trust. Sinzi umugabo ubona kwizera nifite yasizwe n'umuvandimwe we. Why they haven't come to kill me? I've got the $5 million that Ash Pelosi took from Toro. All of it for negotiating when the time is right. Before he died, he gave me a key to a lockbox stashed in Mogashueya Palace, an old castle on the outskirts of town. In this situation, the only person that I trust is going to be my brother. Ndagira ngo mva amagambo uvandimwe yasifashe. Yasifashe amagambo avuga ati umuntu wajyaga amakuru bita Paul Cash yansigiye $5,000,000 z'idolari amana urufunguzo zanizo miliyoni ziri ambwira ko ari za Batoro. Ati Batoro bari kumumagana ngo duhure tunegosie izo miliyoni zabo nzibahe nanjye mabwira icyo nshaka. Ariko muri kano kanya nta muntu umwe nakwizera, umuntu wenyine nakwizera n'umuvandimwe wanjye John. Niyo video yasize yifashe. Bize ngo umuvandimwe yapfuye hari $5,000,000 afite abitse za biriya bigabo biriya birara bya Toro iriya sendika yabo 5 mil. 5 mil $5,000,000 kwereka muri gijoro wa mumansuzi Sky ndetse na mukobwa Barumani Monica bari mu nzira bagenda Joe Figara bitambika. Startled you. Yo, what's up? Niki Guy tonight at the club. Back table. uriya mugabo wari mu kabari umwirabura yicaye inyuma nindi. He was just a customer. Yari umukiriya usanzwe. Sorry? Weke? Just a customer. Yari umukiriya usanzwe bamukurira iryinyo box. Mugabo nta mikino ubonye igipfunsi kiba kimwivuyemo kuri Rupita. Rupita nyo. Wambwiye. Think I'm fucking stupid? Ucyeka ndi ikigoryi. Fucking stupid to you? Ask you. Kuri onsa nk'ikigoryi nsubiza. He's my ex. He came to. Uriya mugabo ni umu ex wanjye, umu ex payadi twose dukundana. It's the customer, huh? Yari umukiriya we, simumbwiye ngo yari umukiriya gusa. I believe you owed the house some money that was taken off some patrons. We turabizana amafaranga menshi wagiye unafata nk'inguzanyo yari muri kabara ukoramo. Nakabo. Talk to me. I don't know anything about it. No. Je nta kintu nzi ni ukuri. Lie to me, bitch. Mwimbeshya bitch. Uyamutera ingumi twagiye Rupita. Bacisheni. Wibarasa genda ubafati. Wibarasa genda ubafati. Kiraciye. This is gonna be fun. Ibi bigiye kuryoha mwana. Cya Jovig Kisheval wa mupolisi n'umuryango we wose yaje ko nafite urufunguzo umuvandimwe yamusijya amubwira ati no $5,000,000 zabari abagabo z'amayero turi mu Burayi utagira ngo ni z'amanyamerika z'amayero mu rukerera ntiyigeze aryama urwo rukerera ruri kuza agenda asa nk'ureba ibiyezi azaga naho uyu nguyu yari yari yicaye yumva aruje ku muryango n'umukomando ntago aryama yumvise ku muryango yishe inyuma y'urugi ndica igisambo waje ku muryango Gaturori kingura yitonze Patano karaga umujenga we kumbe ni fuck man mwana gave you the fucking keys bro mwana urandangije mwana urampuye yaramuzamura what happened to you cyakunyenda cyabite. Oh, you know, usually I got hit by a car, I fucked up by you. Imodoka yangonze nawe uramuhuye. Fuck man, I almost killed you. Kabuze gato nkwica. Everybody's trying to do that lately. Nawe ngwino ku murongo n'undi wabashaka kunyica. Kari benshi se bashaka kunyica. Kagabo gafite amaganya. Ngo rakaza neza nawe ku murongo wabashaka kunyica. N'ubundi abashaka kunyica ni benshi hano. Gafite amaganya menya bakarembeje. Someone else, huh? Yeah, fucking guy in a cowboy hat. I couldn't get his face. Amujinga waje ngongesha imodoka narindi kubona amaze kurangiza bari bagiye bashaka kunyica. This fuck. Pretty banged up, man. Hey, you want a beer? Shaka byeri? Yeah. Waba nkoreye umuti. Ibaza abantu barasinzi umuntu akugeza mu gitondo yakubiswe ariko umuti ugiye kumwana ibyeri. Feet. Ibirenge byawe bikuri ku meza. Just like your brother. Meze nk'umuvandimwe wawe, menya n'umuvandimwe atarakundaga bashyira ibirenge ku meza. Cyase ku ntebe. Gatorori. Oh, fuck. Yeah. Payne, I think they killed Valley. Ndakeka bishe Val. He said we were gonna meet this morning. He never showed. Val yagomba kuza mu gitondo ariko ntabwo tugeze tubonana nawe. Val wike bamurashe. N'umuryango we wose. Said he was gonna bring the tape of the girl and the pimp getting killed. Yagomba kutuzanira kasete yagaragaje ukuntu abantu bapfuye. Same with the house. Nahamagaye nimero y'iwabo nta muntu ugeze witaba. He thinks I'm dead.
Valley would have been the last one. ubu nanjye umuyobozi birabigize ibyana bitwa Tora arakeka ko napfuye akeka ko ari njye wa nyuma yikeka ko ari we wenyine usigaye kuko nanjye ndasigaye ngomba kumuhiga nanjye ndahari babyukiye kuri byeri banza umbwira kuri musore bita Ash Pulaski wa wundi wasigiye miliyoni Well, at least he was until they found him dead with a hole in his face. uwo niwe wajyaga usigira uwo niwe wajya guha amakuru umuvandimwe wawe yajyaga amakuru umuvandimwe we uruko umuvandimwe yajya gupfa video yindi twabonye yavuze ati Ash Pulaski yansigiye na miliyoni 5. Yes, enough to fry Joe Vig. Ash Pulaski yari snitch bega bivuze ngo yakoraga bari abagizi bana bakazana amakuru umupolisi abarara bita ba snitch abapolisi bita ba informant babantu bazana amakuru polisi ugasanga n'umuraraza akabwira polisi bari abandi barara rero urushaka kubafata wabasanga hana nabazana amakuru ariko bigeze kubarara bita ma snitch kandi abari umuntu ngo wafo mu maji narome Wanting Vic, but he was determined. You know how he was. Fuck, man, I miss him, man. mwana umuvandimwe wenda namukumbuye tu ukuntu yari yimereye umuvandimwe yakoraga akazi neza yari umwunganizi uyu yaramuvuga akanyuzamo akavuga ati mwana ndanamukumbuye tu ibyo bakoranagamo akazi hari igihe umuntu aba ari G yawe nyine njya kumva ijambo G naryumva nyakana n'imbaraga afite imyaka nimba ari 6 nimba ari 7 kandi mwe mukiga mu wa 3 primaire twarahuye yara kuri 40 ngoroka inguri G ndumirwa Ijise ni cyo mwana ngoroka inguri G kiga mu wa 3 birancangara uyu munsi sindamenye iryo jambo Wait for you here? kumbe ibintu bidatinze hari umukobwa baje kureba ni umukobwa akundanaga nanone ngo na Uncle Cody cyangwa se yakundanaga n'umuvandimwe wa Pine Going to ace that history test. umva iyi test y'amateka ndaza kuyuzuza ndayitsinda hano hari uhari jara gutya kicaraga kure y'impeta ni wa mugore bari bagakwifoto yahoze ari umugore uriya wapfuye She looks just like you. uriya mukobwa uri hariya murasa n'umuvandimwe w'uyu sharano You know who I am, right? uzuwandiwe sibyo yego ndakuzi yari umugore wa mukuru wapfuye harashize igihe kingana iki Just for a short while. I loved him. harashize igihe gito nya dushyingiranwe namukundaga To save me, you know? yashakaga kuntabara But from who? agutabara nde kakana karumuna kuriya Hi. wait Hey. wait I know you. nakuzi Since you were this big. buzura akana Yeah, now I am. abo narakuze uza akazi ndimo uza akazi nkora Worked with Uncle Cody. wakoranaga na Uncle Cody You doing okay? umeze neza yego Great. buramba numiwe amaji I miss him. kana kigize ngo nakaji Me too. nanjye ndamukumbuye They dragged me into their world. Told me if I don't help them recruit girls, they will destroy everything. Frank yanjyanye mu isi yabarambwira ngo nizanye mbafasha gushaka abakobwa bajya mu kazi ngo bazanyica He's the devil. gusa hari uwitwa Toro niwe sekibi That's what they really do. Traffic drugs. bivuze ngo abo bakobwa washakaga babakora isosi umukobwa yahoze akorera nawe bari abagizi ba nabi ariko ngo bafataga abakobwa bakajya bazengurutsa ibiyobyabwenge ndetse n'abantu He's 15, John. gashiki kanye karumuna kanye gafite imyaka 15 They're all girl. ntabwo wamenye icyo bari kugakoresha iyo nemera gukora ibyo bansabaga kujya mfata abakobwa nkabashakira nkarokirita abakobwa bagomba gukoreshwa bacuruza ibiyobyabwenge babizengurutsa kuki utabacitse se That before. nigeze kubigerageza mbere kubacika dore icyo bankoreye It might as well been him. Vic does the hitting. It's his thing. ati mwese wabikoze ni Vig cyangwa ni Toro ati Vig niwe ugukubita cyangwa niwe ugwemukira ariko uba wamutegetse niwe Toro There's a major shipment going out. muri kano kanya hari ubwato buhambaye cyane bugiye gutwara abantu benshi abakobwa baba batwaye ibiyobyabwenge babyambutsa You too. kabone ka karumuna kuriya gafite imyaka ngo 15 uriya mugore ngo yegereje gucika bari bamwisha n'ubwira ati gashiki kawe tuzakica nugerageza kuturwanya niwe ufasha kurokirita abakobwa Yeah. Okay. Ready? bivuze ngo uyu mukobwa agomba kumufasha yakundanaga n'umuvandimwe wapfuye Uncle Cody Come on. I'll walk it. vayo turacyari hahandi uyavayo
kugenda bamwereka video bamwohereje ku video kuri telefone abona wa mukobwa wahoze yakundana witwaga Sky w'umumansuzi bamufashe na mugenzi we Monica we na Monica bafashe ibigo biri kubaniga abonye se ibigo biri kubaniga How does it feel to watch the ones you love suffer? urumva bimeze gute kubona abantu ukunda bababara kigabo kiramubarira kimuha n'agatoki kigigeye sasu kirabarasa uyareba yarayibonye kirasa egisi we wa mukobwa yarabaye shawu avuye hakunino tugaruke hakunino muri ya nzu mbera byombi kumba abamansuzi nibo batorezwa abamansuzi batorezwa hano mugire bakobwa aho mube sexy sore aho winjiye n'umujinya shawu vayo n'umujinya ashobora bari gutorezwa muri ya nzu mbera byombi ya sare mbera byombi ayo ni amafaranga ari kwikaragasha John What the fuck? What the fuck? John Vigari Shumuga magambo yavuze Who the fuck are you, Bell? yabaye nka cya kigo ry'injya numva kivuga what the fuck mwa nimba ari icyaye cyaye hako gifite ubwenge kimwe kibisatsi bimeze ukuntu cyasonegera what the fuck uretse wumve what the fuck mwa What the fuck is going on? neza rwo rwajya baryitane okay nago korodoro ni yitwa korodoro niko bambwiye hano Who the fuck are you, Bell? urinde mwana uri cyane Joe Vig. ndashaka Joe Vig ntabwo muzi urushyi korodoro baramukubita I don't remember who that is. ntabwo uwo muntu muzi urushyi none uramwibutse You know what? urushyi About now. ubu none uramwibutse se basi ubu none uramumenya ubu se byo bimeze bituri kumwibuka bari kumukubita uyu mugabo mwibuke Joe Vigari I just run the club. I don't get involved in the dramas. mani njyewe ibindi bintu ntabwo njya mbyinjira mu gihe cyo nkora mani ni ukureba kari akabari kanjye n'abamansuzi arashaka witwa Joe Vig yamubonye arasa umu egisi we ndetse n'undi mushuti we witwa Monica sani ikigo ryano iki kigeze hano wiyumvishe bazamuka matari yihishana kuvayo we kiki pusha uretse n'indwanyi ntatinzamo iyo atarajya kure ka rugondiye nepfusha uhambe muriro ndapfuye mugeri ndapfuye umwana wampereje heza kura y'inyundo arayikaraga umugabo ni umugome kura y'inyundo Joe Vig niwe nshaka Joe Vig akira aho yumva abandi bari kuzamuka nanone agaruka kwihishana undi wazamutse kuvayo Fabrice y'imahoko ishido hasi Fabrice nawe ntugahubuke Fabrice sherifu wa mahoko na Romeo ari hejuru rwose rero nakubeshya ariko ari hejuru Joe Vig ari hejuru kizamurayo kumbe hejuru umugihe baba bari kurupima ku biro nimugire ikintu na kimwe musiga inyuma mugire neza mupakire urwo rumogi tugende kumbe dore Joe Vig ni hari mwana mugire tugire wane Joe Vig ari hano Joe Vig ari hano kingura arasarasa mugenzi we urandashomye bakoranaga arahubutse yarayimutunga ayimushyiraho kunda gukubita abagore madantuza Be upset about Sky and Monica. Sky na Monica byarangiye They were a blast. bari ubugoryi buraho amushyiramo zari rupita ziraho
Tough guy, huh? urakomeye ari You have the balls to come in here and get me? urumva ufite imbaraga za hano kumbona box fush You cops are all dead meat. wowe n'abapolisi mwese muri nyama zapfuye gutera biranga mugeri uyu mugabo ngo ntago ajya arwana ibintu byo kurwana ngo arabyanga ibyo kurwana ntago ajya abikora we ngo arakubita gusa ngo kuko ngiyo yakubise ntabwo byitwa ko yarwanye aba yahanenye kuko we ntabwo bajya bamukubita twatangiye bitubwira terura akagoryi depoza hano kubita shawu bita Michael J. White shabundi yari ari hano mu Rwanda murabyibuka ejo bundi ari hano mu Rwanda Rocky wambabariye tukabona nakubushize nakohereje filime n'uyisobanamo ati ntago mbonana nawe ndi busy Toma Nyiragwe ndinda agenda tutabonanye nta mwanya mba mfite n'ubu bambwira sha wanyiyemeyeho naramaze ese nkubeye yazanye ngo nakamwe gakina ongo back nanze kubiteza nabona baracyabinyurira hako bapfushe ese ngiye bamfatiraho bambone Everything you see around here, that man forced me. umva ibyo ubona byose ngo hano uyu mugabo yarabimatirije ngiye nkurikirana akabyiniro gusa So you've seen him? ndashaka kwitwa Toro boss wawe waramubona From time to time, but he's always cover up that weird voice. Toro urayitwikiriye njya mubona ariko urayitwikiriye ntiwamenya isura ye boss wabo ntabwo wamubona isura He only comes here for Lacey, please. ageze aje kure witwa Lacey That man is obsessed with her. umuntu wenyine azi anakunda ni Lacey Lacey kandi niwe wundi wakundanaga n'umuvandimwe we wa undi bari kumwe ku manywa yaje kureba Lacey undi wenyine uzi isura No. Tell him that. ati barambwiye ngo turamuzi ntabwo muzi bibwira uri Believe me, John. I love Yizira John Toro. He's crazy. He thinks I'm his, and I. Toro yaransariye siko mukunda ariko ntabwo nduwe ngiye nakundaga umuvandimwe we Cody Swear to you. ndakurahirira ngiye nkunda Cody umuvandimwe niwe nkunda nuko ngo Toro yansariye Toro nta muntu umuzi isura Okay, I'll help you get out from under this. okay ndaza kugufasha bino kubivamo ariko mpaka nawe umfashe menye ko Toro ninde At 8 o'clock at Mogushwaya Palace. umubwire dore muri Moshwaya Palace mu ngoro ya Moshwaya Big is dead. Frankie Fine is dead. umubwire aze ndamuha miliyoni z'eshanu we akurekure ugende uze tujyane umubwire dore muri Moshwaya Palace Now you say you loved Cody, right? kandi wambwiye ko ukunda Cody umuvandimwe wanjye Then you'll do this for me. ubinkorere basi wikorere n'umuvandimwe wanjye wapfuye Fucks with me. nunyinisha I'm gonna send his ass home. cyangwa se wakanyinisha agatafari ke ndakohereza mu rugo ibaza ariko Imana we ati uwo muntu nanyinisha agatafari ke ndakohereza mu rugo tugaruke hano Oh, hey. we I was just about to call you about Christmas dinner next week. You think you can make it? Hey, Arnold, I need your help, man. nyine ubufasha bwawe mwana I just set up a meeting with Toro. nateguye inama na Toro It's impossible. Look, I came across something Toro wants. I'd like to make naje gura n'ikintu turashaka backup, okay? Look, see, Arnold, I just want to give Toro what he wants and free Cody's wife. That's all I want. ati mfite umugore Toro akunda nanjye mfite miliyoni eshanu nshaka kumuha Different things. ngiye gura na Toro Lacey love and Arnold, I just need your help. nyine ubufasha bwawe You and some of the old ADS guys to cover my 6 while I make the exchange. ngiye kujya gura n'uwo Toro muri izo miliyoni eshanu namuha mugore icyo mwe muri buze gukora ni ukuba muncungiye uwo Toro tukamufata Katorori uyeri hano ari hano yaraje yaragiye gusaba ubufasha Briggs is out. Briggs yanze kudufasha turi twenyine turi babiri Briggs yabimye abasirikare bajya kubafasha abantu bagomba kubaga bakifasha no kwirwanaho Katorori Cody's dead, Payne. Team's dead. Cody yarapfuye ikipe yararangiye Yeah, I'm down. ubu ni njye nawe njye nditeguye And how many of these motherfuckers do I got to kill? Yeah. Barakwereka bagiye guhurira kuri Moshwaya Palace y'ijoro saa y'ijoro
ni babiri bagiye guhura n'uwitwa Toru ufite miliyoni 5 z'amayero musore azaho ziri barebe ko Toru uyu yahoze ari sniper babitubwiye ko ibya imbunda by'aba sniper biri mu kintu nka kiriya ntago ari gitari Mogoswire Palace. Mogoswire Palace yangore ya Mogoswire batangiye kwitubwiraho. An ancient palace with deep roots to the history of the region. Ati ni ingoro yambaye ifite imizi yayo cyane cyane ku bintu byerekeranye n'amadini. Built over a hole in the ground they called the gate to hell. Nanone ngo iyo ngoro yubatse hejuru y'icyobo kinini cyane ng'icyobo kirekire kidafite igarukiro ng'icyo cyobo vuga ko ari icyobo cyerekeza ikuzimu kwa Satani. A hole said to be so deep that no one could see the bottom. Ndetse ng'icyo cyobo ni kinini cyane nta muntu n'umwe urigera yabasha kuba yabona mu ndiba zacyo nta muntu urabona munsi. Since then they say animal-human hybrids were reported to have crawled out of it. Hari abantu benshi bagiye bazana ibihuha cyangwa se bajyaga bavuga ngo icyo cyobo ngo hari inyamaswa n'abantu benda kumera nk'ibinyamaswa bajyaga bazamuka muri icyo cyobo. And dark-winged otherworldly creatures flew in the vicinity. Abandi bakavuga ati nanone hari ibinyamaswa byaga bizamuka muri icyo cyobo biguruka bikazamuka muri icyo cyobo. If this is the gate to hell, nimba koko iri ari irembo ry'ikuzimu ni ya magambo y'umusore Payne. It's time to slam that fucking thing shut. Nicyo giye kugira ngo kira kigoryi nze kukica icyo ngicyo cyatura umuyobozi w'abagizi ba nabi nze kumwica manuke muri icyo cyobo turebe ko ari we wagifunga byibura. Katururi barakwereka abana bahageze imbere aho bapanze gurira bari kuri Mogoswire Palace za Kurino batangira gutega ibisasu bo ni babiri bahageze imbere batumije uwitwa Toru batangira gutega ibisasu aze gusanga bamwiteguye bimeze bite. Yeah. Sayijoro bagiye guhurira aho ngaho nakubwiye bakiraho uyu ni sniper arizaje mbere yaje sniper yageze kare kumbuje Payne bwacyagera yahageze Payne you find high ground. Man je nahageze urarinzwe ubundi kugucungira hari icyo ubona ku butaka harabo yabonye baza Payne we got bogeys. Payne dufite abadukurikiye mwana abaje Breaking off. They're flanking us. hari izindi modoka ebyiri zikase hirya zo kutujijisha mbega ni agatego. Yeah. Tururi bapfayo. One van headed to you. Last visual on the other two. Indi modoka imwe ije gusatira ariko utirengaje ko hari izindi zaciye ku ruhande. Katururi ni sniper uri kumucungira. Second position ready? Sniper aragatsindwa ku rugamba. Hari van yaje isatira hari. Yeah. Okay. Got eyes on the other two players. Pulling up to you now. Baba jinga bandi baparitse hirya nabo ndi kubabona. Katururi. About 6 on foot on the ground. Ndi kubona ibirenge bitandatu ku butaka ubwo n'abantu batatu. Ibirenge bitandatu ku butaka. Hano bajinga bakomando rero muri Amerika. Ndi kubona ibirenge bitandatu ku butaka imbere yanjye. Yeah. Harufu witwikiri. Payne. Oh. Payne ni Toru. Toru nga ora yitwikiriye nta muntu muzi sura. Nta muntu muzi. Payne. Nabizi? Hano barambonye ndahinduye. Move. Arahinduye. Ku ruhande.
Toro yaje. You wanted to deal with me? I'm right here. Nimba ashaka uyu mukobwa ari hano. Just like you asked. I know you're out there somewhere, hovering among the dead. Ndabizi uraho ngaho umeze nk'uri kugenda mu bapfuye. Moving to the south of the palace. Copy. Bano nabo natwe turi kuzenguruka ino ngoro turebe ko nta bandi bantu bazanye over. Abandi bazanye na Toro bari kuzenguruka inyuma. Fitting grave for John Payne, who walks among the dead. Ati Payne bagiye avuga ngo uri umuntu ugenda mu bapfuye. Mbega we yica abantu akabazengurukamo. Did you know that? How'd you know that, Toro? Katorori. Coward! Kigwari! Vayo! Still no sign of him. The outer wall is clear. Wait, sir, we have something. We spotted a shooter in the northeast mezzanine. You said yet? Right. I got him painted. Say the word. Hey! You want to get out here? Take the shot. Murase. This is for his family. Reka murase. Arashe! Tararasara ibyaturikanye babagenzi bari ku ruhande. Byica umuti. Katorori. This is for Monica. Kana Monica isasu. Monica ni wa museriveri. Sasu. Hey. Katorori. Yeah. Masasu. Sniper. Arabafite neza. Masaha y'ijoro ririya. Ndeba kuriye yo kumuna zaba sniper. Yireba nkaho ari ku manywa. Too late for running. Hey. Yeah. Sasu. Izo n'abacyari ni Toro. Bosi wabo. Katorori. Sasu. Ku bagabo. Sniper hejuru abona neza cyane. Sniper ku rugamba bari mubi cyane monsheri. Njemba mbizi. Alright, Toro, let's do this. Sawa Toro reka bino tubikore. Toro nta muntu muzi isura. In the chapel. Let her go and I'll take you to it. Eko mukobwa cyaho mujyane muri chapel, muri chapeli, muri wa rusengero. Mwereka amafaranga yawe ari. Now show you where it is. How do I know you're not lying about what's inside? Gute nakwizera ku bintu birimo imbere. Umugabo n'ijwi rye riba rivugira kure ryirangure nta n'umuntu uzi ijwi rye. I got him. Ndamufite. Hey, motherfucker. Uyu nguyu ataramurasa inyuma yaturuka abandi. Uyabona abandi baje ni wa mukobwa. Kino kigabo kino gigize cyane cyatoro kiramukundira kwinaga gikunda. Reba inyuma yawe. Uyacaho. Mukobwa. Turi umukobwa ngo baramurasa. Kurasa umugizi wa nabarasa ingofero gusa. Mukobwa baramurashe. Kumbe Briggs tuzi nka Fande niwe Toro umugizi wa nabi. Uyarabyiboneye. Toro tuzi nka Fande. Uyarabibonye. Briggs. You all fucking men. Mwana abantu bawe koko. Yabashiro kubiri mugabo ricaga abantu be. Wakijamba vuze ati abantu bawe koko. Nicyo kibazo. Sasu. Katorori. You got bogus on your left. Sasu. Hey. Sasu. No. Sasu. Sniper ntago ajya husha ubundi kirazira yahushije. Nisakirego. Nko kumva. Hey. Sasa shiramo. Briggs tuzi nka Fandi. Hey. Uyu ni ndwanyi. Sasu. Nundi munsi. Mugizi wa naba hanyuze. Uyu yarahabonye. Aramukurikira. Bucece mu gace. No. Vayo. Nk'umuntu ukora ibyaza agenda gake gake ntagahubuka. Mwari mwumva mubuka nk'ababana wapi. Mwari mwumva nsamara wapi. Sinkora ibyonzi yego. Throw the weapon in the pit. Shira imbunda yawe muri kiriya cyobo. Naga muri cya cyobo ngo kigikuzimu. Ngo bakeye ko ari inzira igikuzimu ko nta muntu uzigarukiro ryacyo. Nayikura mu ryashwe. Where's the case?
iyo case iri briefcase iri uretse iri mu miliyoni 5 z'amayero. Ubundi hari amafaranga atabaho aba muri filime gusa. Miliyoni 5 z'amayero bari amafaranga menshi mu nshiri. Usanga abantu tuyafite mu Rwanda ari nge n'abandi bantu batari benshi cyane. No story necessary, John. I'm done. Ko nge nago nyafite n'akabantu tuyarengeje tutari benshi abayafite wenda murahari. 5 million and disappear. Now hand over the case. Well, you're gonna disappear. Sunikira ko iyo case. You know I already figured out it was you. How long you Uzigiye nakumenye. Usarata yabwira ati namenye ko ari we mugizi wa nabi umunsi wa mbere duhura. Tayabwira ati ndeba video nibutse umunsi wa mbere ngumana n'imbunda. 11 without all unit insignia. Nahise nibaza kubona no kubona nyimbunda umunsi wa mbere nza hano muri kino gihugu nkakubona n'imbunda idafite ikimenyetso cya unit yacu. What are you thinking? Ubona no muri video iyo mbunda imitamenye ko ari mugizi wa nabi yarabimenye. This is going to end. John, the legend. Urakeka birangira gute? Killed in action. Biraza kuba ko yicuwe mu gikorwa. Sucks. Because I was damn close to. Bakavuga ko tori umugizi wa nabi yakwishe agacika nanjye no bakama mupeti bavuga ati umugizi wa nabi yanciye mu myanya y'intoki nari musatiriye nuko biri bugende ndakwishe hano ruwaje undi mugizi wa nabi katorore sayijoro bucece Looking for me? Ushaka njyewe? Oh yeah. Yego. Got you just like I did Valley. Reka nkwisha nkuko nice Valley. Valley ni yanshuti ye barashe n'umuryango we. Tangiye kubyibuka. Cyo kigaba arakizi. Ku kiriro yarakibonye cyari gihari. Ntahagaraho gusa. Kigaba arakizi. Kigaba arakizi. Cyakoranaga na Briggs. Yarakibutse. Kicenye cya Briggs. Tera! Briggs ni wetoro. Kubaga wapi? Tambaga. Kubaga zibukira. Katurere. Bose ndwanyi winera icyuma. Bose babangutse. Hano ubundi ni umuhate umurava gukanura cyane ubuzima bwawe bugume mu kibugu bw'abandi buceho. Bugoswe gato bw'abandi bugumana ukagenda. Bega kuri iyi si nimba uri no kunyumva n'akazi kose ukora n'icyo ukora cyose nugukanura cyane ukaguma urenze. Niko gahunda bimeze. Hari ugoswe barakurangiza. She loved him. I wanted her to love me. None kucishe Kodi ati Kodi impamvu namwishe uriya mukobwa Rasi yaramukundaga kandi nari nge nari nkeneye ko Rasa nkunda bivuze ngo uyu mugabo byatumye yica Kodi hari harimo no kuba wa mukobwa Rasi yarakundaga uyu mugabo Kodi wapfuye aho kugira ngo akundure bivuze ngo no byatumye toramwica urukundo rwari rubyiganjemo. What about Valley's family? Nose umuryango wa Val They all had to die because of your Where's your case nago nyigwereza Pawns, John. Bano hanze rowe n'umwicanyi Mason buretse bose bafite umuhate n'umurava baranabangutse buretse Being a pawn in somebody else's game. Decided to run one of my own. Now save me the trouble of wiping the blood off that and throw me the fucking case. Sunikira hano iyo case hano murava tumuhate kugira ngo urabe ko ubuzima bwawe buguma mu kibugu bw'abandi bugaco. Buretse murava kuraje ibikubara buretse ndaguma mu kibuga ucaho ndakigwamo kiki kuya bimeze no guhangana cyaba ngombwa ukanashotorana na mipfusho gahunda y'umunsi imeze icyo ni ikinyarwanda numva n'abana b'iminsi ngo gupfusha ibintu byaye ngo ngendiji I know what's going to happen. Nzi ibintu bigiye kuba giye kundasa bize kurangira turwanye aramurasa umusore bamushyizemo undi se kare kose yabuzwaga n'iki kumurasa yaramurashe fata ikofi apfuye nta ngaro hanyuma mugabo menya ari umuzimu we noneho turaza kurwana n'ubundi tu amurasa mu kaguru umugabo ajya hasi mu mugongo aramuhuhura aretse tukirira inote ko tuba twaravunitse hanyuma uyu mugabo umenya ari umuzimu we ndaza gutuma wishyura Monica ibyo yakoreye Monica na Sky his family and Cody n'umuryango wabo ndetse na Cody urabyishyurira aramurasa wapi menya ari kurasa amashaza nibyo wagomba gusuzuma your ammo amasasu yawe ammunition
iyo bahinnye bavuga amo ariko ni amasasu, ni nka bullets. Should have changed the combination on your safe. Wa munsi uyu mugabo ashyiramo combination muri safe cyangwa se imibare y'ibanga muri safe y'umugabo yarabibonye, araza mushyiramo amasasu ameze nk'amashaza ku buryo urasa umuntu ukamurasa amashaza ariko bikavuga nk'aho umurashe yamushyiriyemo amashaza. Wari uri kundasa amashaza rero. Tugiye gukomana. Abizi katurwane nyine. Bose ni abagabo ni abasore. Abizi n'ubundi ibi bibiri ivuga ko umugabo azarya yiyushya kuya, naringiye kuyatwara niyushya kuya yarangiye kuvuguruza Imana bajya mu ngumi niyuha kuya kike bimeze bite bose bose ari abakomando. Kigabo ni gisore kibuka muri Expendables n'izindi filime nyinshi nashaka kukubwira kubw'umutekano wanjye. Ifi hasi barasingana buretse bari kurwanira miliyoni 5 z'amayero n'amafaranga atabaho, niyo amafaranga aba muri filime gusa mwe mubona. Hasi terura deposan kanagira wapi box kick kivuna we tera wapi tera umugeri parika muri Muvezari. Toma Nyiragwe bamwita Michael J. White, baramuzi nkuko banzino kiramuyora cyo ni igipagasi ntago kirwana nk'abanyamujyi, kirayoro kirwana nk'igituruka mu nzara z'umujyi, ntukarwane nk'abanyacyaro bagira barya. Kigabo kiramuniga box kirwana nk'abanyacyaro bakora garinci ku mutwe w'umugabo. Kigabo giterana garinci ubundi wo muri football y'umugabo yizanye muretse Toma Nyira mugeri mwe muri wa mwobo ugikuzimu. Umugabo yamanutse atyo mu mwobo ngo ugikuzimu. Uyu mugabo ni indwanyi baramuzi, ubu n'ubwa mbere arwanye, ubundi ntajya arwana. Yarabyiyemeje warakubita gusa ntago arwana. Kurwana ngo ni imico mibi. Wenga arakubita umugabo ariyemera jaho. Sigaye hano gusa nanone yongeye ababajwe nuko umuntu ushinzwe umutekano nk'uyu ari we wakabaye yihishe inyuma y'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'ibi. Bibabaje kubusanga wagakebuye abantu barakwereka hashize ibyumweru hakurino aruhari ni ahantu kumbedere wa mugore Lesi. I'll be with you in a minute. Munota umwe ndaje nguserive. Yaje kumwakira. What can I get you? Naguha iki? Hello, Dina. Umugore yisirinde zina ni Lesi Smith. Not to be mistaken with the other Adina who works on the night shift. Ntunyitiranye nawe ndakoraga shift ya nijoro. Yeah. My doctor says it's a good therapy. Muganga aramwe gukora mu kazi nk'aka ngaka mpura n'abantu ni ibintu byiza byamfasha gukira. Interacting. Hihuza n'abantu tukisanisha. You mentioned a doctor. What happened to you? Byakugendekeye bite? An accident. Nawe nimanuka kumbuye umukobwa baramurashe aribagirwa ntagazi ko disi bamurashe. Wari kuvuga ngo yakoze impanuka y'imodoka. Giving out all my information like that. Sounds like a very smart man. He was. But he left me a gift. Umugabo wanjye nubwo yapfuye yansigiye impano. Kumbe kumva umugabo yasize ateye inda ka Lesi kagakobwa. Yasize agateye inda umuvandimwe we. Muvandimwe yakuko yasize ateye inda kano gakobwa. What can I get you? None se tuguha iki? Have coffee. Mufite agakawa se basi. Oh, Dina, may I borrow your pen? Waniza kuri iyo karamu yawe? John? Enda John. I'll be right back with your coffee. Ndahita ngaruka.
Orisi. Everything is going to be just fine. Ibintu byose biraza kumera sawa. I'll be right back to take your order. Ndaje ngaruke mfate order yawe. Cyase commande yawe. Yazanye ka briefcase ndetse yicarano. Turacyari mu burasirazuba bw'Uburayi. Kumbe yarageze gutya asiga kaga kese ke yari yazanye. Yagasize hano. Mana kungako nawe gakenyerereho nyine. Ngakenyerereho ye gakenyere. Barakansigiye ngakenyere ehe. Aza kwicara hano. Katurure. If you ever find yourself passing through New York, look me up. Nimuramuka mubashe kuba mwagira muri New York muzanyureho. House of Pain. Muzaze kubaza yitwa House of Pain yabasigiye amayero n'amadolari. Cody's. Until then. Mugihe mutaraza New York yari John. Cody would have wanted that, bro. Uyaje gora n'uyu. Now it's done. Byose ndabirangije. Yarishimye. Amusigiye amafaranga ibintu byose. Ehe, yabonye ni foto. So you gonna stick around? Ese uraza kugumina? You? Nah, man, I'm looking forward to the peace and quiet of my own bar. Mwana ngiye kujya mu kabari kanje nshaka ibintu by'amahoro niturize nta kindi. Yeah, for sure. Harya ngo kare niyo ko yego nzajya nywa byeri z'ubuntu tu. What? Peace and quiet, huh? Well, I heard you redecorated the bar with a couple of goons before you came out here. Barambwiye ngo mbere yo kuzinangwara ibirara bibiri byaje mu kabari kawe urabitimbura. I know. What I heard was you beat one with his own gun. The other you threw through a window because you were going to change that shit. Barambwiye ngo umwe yabanje kumwambura imbunda ngo duramukubita umunyeza mu idirishya bitewe nuko ashaka guhindura idirishya. Before you kicked their ass. Ikintu cya nakunzemo nuko wabanje kubabwira kuri bakubite mbere yo kubakubita. Abantu bakunda gukabya amano uyu mugabo urigera mbwa abantu bakunda gukabya kubera ko bakunze kuvuga cyase bakunze kwizera ibintu bitabaho. Peace and quiet my ass. Mani amahoro no gutuza na gatafari kanjye nago mbikeneye.